Ladies and gentlemen, welcome to RWANDAN our YouTube channel, like where we talk, like tuvuga ku bintu byahani iwacu muri sosiyete. Ziri ko bimeze neza rwose. Sorry, uyu munsi tuvuge ku kintu, hari ukuntu ujya uhura n'umuntu cyangwa bakaba bari no kugutera amari we batera mu story cyangwa ukanabyumva kumva nk'umuntu cyane mu bantu bakuru kuri twe kumva wavuze ngo wa mwana runaka yabaye ikirara, ngo twahuye ngo namubonye ngo yabaye ikirara. Obviously mutanavuganye wowe utaramubonye cyangwa umwana we ukamusuhuza gusa, ariko by the look ukuntu mwahuye akakubona, ukuntu wasaga, ukuntu warebaga, like your look, akahita avuga ati neza byararangiye, umwana wa runaka yabaye ikirara. Akenshi icyo gihe hari n'igihe utanywa n'inzoga, utararya, nta n'umuntu uriba wenda nta n'ahantu wigeze urwana cyangwa we akabivuga based ku kuntu akubonye just like direct judgment, ukuntu wambaye, uko kuntu ufite tatuwaje, uko kuntu wasutse dreadlocks, akakureba abantu akavuga ati mwana wa runaka ko yabaye ikirara, cyangwa akaba yanahamagara niba umuhungu wanjye cyangwa umukobwa twahuye nabonye yarabaye ikirara. Donc akurebye gusa agahita agushyira muri urwo rwego. Hari ikintu nabonye akenshi, swati nk'ibyo navugaga, rimwe na rimwe usanga nta n'ibikorwa by'uburara ugira, ariko abezingiye nko kuri akenshi biba based kuri society mwakuriyemo, muziranyemo we n'uwo muntu, cyangwa bikaba byaba donc ahanini tubare nko mu muryango w'iwanyu nta muntu wigeze atunga izo dreadlocks, nta muntu wigeze ugira iyo tatuwaje, nta muntu, donc sosiyete wakuriyemo, even family though, cyane cyane mu muryango, bitewe n'ukuntu bazi umuryango w'iwanyu, yakubona akavuga ati mwana runaka yabaye ikirara neza, uzi ko asigaye yarashyizeho amatatuwaje. Ntago nk'iwanyu nka papa wabaye yaragiraga dreadlocks cyangwa abaye yari afite na tatuwaje, ntekereza ko bigoye ko yaza ngo akore implementation ahita avuga ati umwana wa runaka yabaye ikirara, kuko baba babona ari ibintu bisanzwe, ari ibintu mwakuriyemo. Ariko mu muryango w'iwanyu wose nta n'umuntu wigeze asuka n'igituta cyangwa ngo atunge iyo tatuwaje. Donc you the first person to do that. Rero n'abantu n'abaturanyi no muri society, umuntu ukubonye arabona ari ibintu bidasanzwe, akaba ariho avuga iyo adoption wagize yo kumva ko wabikora nta wundi muntu wabibonyeho. Akenshi mbona ariyo bahita bakorera iyo summation, bakabiha iyo nyito iri hard yo kuvuga ko umuntu ari ikirara. Based on my observation cyangwa opinion yanjye kuri iki kintu, mbona iyo bavuga umuntu kuba ikirara directly, akenshi baba batavuze ibyo bintu ukora cyangwa uko kuntu usa, uko kuntu wambara. Donc akenshi abashaka kuvuga iyo denying hurt, donc iyo denying hurt yawe, uwo mutima winangira ukavuga uti nubwo muri sosiyete ibintu batabyemera, njye man ntacyo ngenda bishyiraho cyangwa ndabikora. Uko kuntu uvuga ati niba sosiyete yumva ko umuhungu wasutse dreads aba abaye ikirara, njyewe niba famille ariko ibyumva birabareba, bazabifata uko babishaka, njye siko mbyumva, I have to put on the dreadlocks. Ugasanga most of the times uri kubikora nkawe, ariko byazanyemo iyo denying hurt
yo kuvuga ngo bazayibona ukuntu bo babishaka. Ngiye nta kintu bimbwiye, yaba sosiyete, yaba umuryango, byaba n'inshuti zawe, most of them abari nk'abantu mwakoranye bakubwira ati shahe ibintu banabibona bakumva baratunguka, ubona bo batanabikora. Uwo mutima winangira arabwiye batangiye kukugira inama, arabwiye rero gutaha amajoro cyangwa se ibyo bintu by'amatatuwaje si iby'iwacu, si iby'i Rwanda, mu muryango wacu, like ukaba ubibona ko they don't believe into that as something good to be done. Wowe ukavuga uti donc ukadinayinga, ukumva nta muntu ushaka ko kugira inama, ukumva nta umuntu bizanye banyishyiramo njyewe. Donc ibaze ikintu abantu nka 5 bahuriyeho batandukanye bakubwira kandi baba batanahuye ngo babivuganeho, instead yawe kumva wakibaza why this, cyangwa kuki bambwira ko imico usigaye ufite, nyamara kuki baduta kuri izo movement zanjye, wowe ukadinaye ngo kavuga ati bazayibona uko babishaka. You get iyo denying hurt, ngiye mbona ariyo bita uburara, nuko most of the time, cyangwa akaba ari nayo ibutangira, cyangwa iyo ari izana iyo spirit, noneho wowe ukagenda ubasha gusohora hanze ibyaje kuza ku mutima wawe, maybe ko byaje no kwandura bigakura birenze aho ngaho, ku buryo niba nk'iwanyu umuryango wicara, cyangwa nka mama wawe cyangwa ababyeyi nibo bafite kakubwira nyamara ibi bintu byo gutaha amajoro wazabiretse ko obviously maybe sometimes unagera ayo masaha rwose nta kintu kiburimo, nturi mu busambanyi, nturi no mu businzi abantu muri kumwe uri kwinywera fanta, ariko the fact that usigaye wumva kwitahira saa 9 z'ijoro nta kibazo, atahirwa kwitahira saa 9 nta kibazo, bakakuza inshuti bakagutumaho nk'umushuti wawe bazi muri close, akubwira ariko biriya bintu ukinangira umutima, ukaba ati nawe ubwo natangiye se. Donc biriya uko kwinangira umutima siko kwibohora, no kudinayingira izo nama yawe, iyo nzira wakabaye ucamo uko gukeburwa ari byo biza gukura. Iyo utangiye urumva ibintu most of the time output iterwa n'ama conditions menshi. Uyu munsi umubyeyi kugira inama kumva mutari guhuza, ugatangira kumva utamwiyumvamo, mugatangira kutajyana ahantu muri family, abasengera ugatangira wowe kumva utajyayo. You get conditions zigatangira zigenda zitanga iyindi image hanze, ariko nyamara ntago iyo denying hurt yagakwiye rwose. Araze uricara wenda niba ugitaha mu rugo cyangwa utanahataha wibana, umuntu yakubwira like cyane izo nama iri kuzigirwa n'abantu bagukunze, abandi bo turi hanze umuntu abavuga ko ntushaka ugenda ubeho. Izo nama kenshi zigirwa n'abantu bakwitayeho bagukunze, ariko kumva that denying spirit, njye sinshaka umuntu untegeka, ariko wowe ntushobora kwitegeka ngo wiryamishe kare, nk'ibyo twita kuvuga ngo muri ino minsi ngo nsigaye ndi kuri discipline. Abenshi murabizi nk'abantu banywa amabyeri cyangwa hagaragara uyu munsi ntawe ndi kunywa, ndi gutaha kare n'ibiki. Ubona ukuntu ziriya sessions ziravuna, kugira igihe ubyukira, kugira igihe uryamira, kukwalenjinga ibintu ukora. You get that is the way yo kwitegeka cyangwa kwigenga. Ariko tangiye bavuga ngo sinshaka umuntu untegeka, they are over controlling me, like kandi ntushobora kwidecidingira right now. Maybe you are still young kukumva icyo kintu gituma wumva nyine izo nama bakugira n'ibyo bakubwira atari ko byakagenze.
iyo denial ntekereza ko ariyo worst spirit izana n'iyo output tubona twe y'uburara. Kuri njye, as I told you my opinion, mbona uburara bukomeye ntago ari ubwo twe tubona inyuma cyangwa uko ibyo twita bizaje, ariko biba output nanone most of the time ikintu kikurimo imbere. Mbona iyo denial, umutima winangira, umutima wandanze, singenda uko abandi bagenda cyangwa sinshaka gusa uko abandi basa. Mbona ariyo big issue ishobora kuba iba considered as ibyo twitubara muri sosiyete. Niyo hari umuntu uzi wigeze kukwita ikirara after some years ukaza gusanga ibintu wari urimo icyo gihe kuko byarakujyanaga mu burara, you can come ugashyira muri comment ukaduhereza ukadusharinga n'iyo experience. This is something open. Ntago ari on my opinion. This is all about our society in Rwanda. Now ufite experience y'ibintu wabonye nuko byumva nuko wabibonye, so it's your time to I can say that I thank you for today kuba mwagumanye nanjye. Nabasaba umuntu ufite opinion cyangwa ikindi kintu utekereza twazaganiraho ubutaha, ufite delivery nta mpamvu ushaka gutanga, n'amarembo arafunguye rwose. You can come, muze muri comments muvuge namwe like nka funny experience mwahabize cyangwa nk'abantu bajyaga babwira kera nyine ko ibintu barimo nyine ari wrong ways, nyine bakinangira after some time nyine bikaza gufata another level, bikaza kuva muri denying hurt nuko kudashaka kuba nk'uko bisanze cyangwa nk'abandi, bikaza kuvamo ikintu kiri influencing nabo bazi badusharing experience. So thank you, and don't forget to subscribe, turning on a notification kugira ngo ibiganiro by'ubutaha mujye mu notified. This is something we're going to be talking every day. Namwe muze mutanga ibitekerezo byanyu rwose. That's all for today. Murakoze cyane.